Yes, reka twongere kubasuhuza kandi tubahereze ikaze kuri channel ya One More. Uyu munsi ndi kumwe n'abatumirwa mama basa neza cyane mu masura meza, ngira ngo murabibona Imana yarabasize. Abangaba rero muzajya mubana umunsi ku wundi bita ku buzima bwanyu ndetse no kubagira inama ku bijyanye n'ingo. Uyu munsi abagabo, abadamu mwicare hamwe, ngiye kubabariza bano bantu bita ku buzima bwanyu ku buryo buri wese araza gusobanukirwa. Ariko mbere ya byose reka dutangirane bibwira abadukurikiye. Turahera kuri rwa ruhande rw'uriya wambaye inote ku maso ye. Tangira wibwira abadukurikiye. niko abo basigaye babivuga. Niko bavuga. Ariko aba ari ikibazo cy'uburwayi, ntabwo ari amafaranga gusa. Murakoze cyane. Amazina naho Banige Solange, ndi umumama. Mama w'abana 5. Kutabimenya nakubera Imana. Reka tujye no ku wundi. Murakoze cyane. Amazina yanjye yitwa Kimanizanye Chantal, ndi umugore, ndubatse, mfite umugabo n'umwana. Imana ibaha umugisha cyane kuri One More. Yes, arakoze cyane rero. Nanjye kuri mikoro ndetse no kuri kamera ndi Bosco Nsabimana. Hanyuma rero ntago ndi bwaje kure cyane. Kibagenza n'ubundi ni cya kindi, si ukwigisha abantu ra? Ego. Turajya tubaza ikibazo, noneho ngewe umuntu uraza kubisubiza neza agahamanya n'abantu bari muri komenti aracyura amafaranga 5,000. Numva bitarimo umugisha. Ni umugisha ukomeye cyane. Okay, nge rero ntago ndi bwace ku ruhande. Ikibazo cya mbere, kuko turi mu bijyanye no kubaka kw'ingo ndetse no gusenyuka, hari amakuru agenda avugwa mu buryo butandukanye. Ukajya kumva nk'umugore aravuga ngo umugabo wanjye byaramunaniye, nabikora neza. Icyo kibazo ndi kukibaza wowe, nuriya ndamubaza iki? Umugabo wanjye nabikora neza, byaramunaniye. Icyo kintu kunanira umugabo ubundi kuba byaramunaniye, igisobanuro cyabyo ni iki? Ikintu cya mbere, hari igihe ashobora kuba afite uburwayi, cyangwa se niba adafite uburwayi akaba afite imirire mikeya, nta mbaraga ziri mu mubiri we. Urongera nkubaze neza. Uri kumva kiriya gikorwa ngewe ntabwo ndi bwagice ku ruhande. Tugenda turi kubikora na madamu wanjye. Nagerageje nabikoze, aho nkira sinahayobewe koko. Ngewe ku bwanjye ndumva nashyize ahanyaho, ndabikoze, ngewe ndarangije, ndagiye. Kandi nawe nangaye ako kanya tukiri kumwe. Ariko nciye inyuma agiye kubwira izindi nshuti ze ngo byananiye. Ikiba cyananiye ni ikihe? Ni ikosa rikomeye cyane. Wenda hano imbere gato ni naho wenda turi buze kubigarukaho. Ubundi hano mu gikorwa cy'abantu bashakanye, biba ari byiza yuko mu gihe muri mu gikorwa nyirizina, umugabo agomba kuvuga n'umunwa wiwe, akavuga ahantu bitagenda neza, n'umugore aho bitagenze neza akavuga. Ntabwo ari byiza yuko bitagenda neza ngo uceceke ntubwire uwo mwashakanye, nurangiza ujye kubwira uwo ku ruhande. Noneho wenda kangaruke ku kintu kiba cyabiteye. Hari abantu benshi cyane bafite ikibazo cy'imigongo. Noneho ikibazo cy'umugongo, umugongo akawugira byavuye kuba arwaye amibe, ntabimenye. Abenshi ntabwo bajya basobanukirwa bino bintu. Iyo urwaye amibe ufatwa n'umugongo. Wafatwa n'umugongo wagera mu gikorwa cy'abashakanye ukaba wagira intege nkeya. Ariko ahangaha biba bisaba ngo niba hari ibitagenze neza, wowe mugabo icarana n'umugore wawe, cyangwa wowe mugore wicarane n'umugabo wawe, umubwire uti hano ntabwo byagenze neza, ese twakora iki kugira ngo bigende neza? Ntawe uciye undi inyuma ngo agenda ajye mu ruhande ajye kubikorera ahandi. Okay, nubwo wenda turi kuvuga ibyo ngibyo, turi kuvuga kuri ba bantu bamenye ko ibintu bitagenda neza, ba bantu ibyo bintu babikuruye bakabimenya. Ariko se tuvuge nibwo nyubaka, sinigeze nanabikora, n'ubwa mbere mbikoze, nzabyirwa n'iki ko ibyo bintu byagenze neza cyangwa byagenze nabi? Ahangaha kuba wamenya yuko ibintu byagenze neza cyangwa byagenze nabi, ukimara kubaka urugo ako kanya, wenda tuvuge nk'abantu bakinjira mu rugo, ntabwo wahita ubimenya ako kanya. Ahubwo uko iminsi igenda ishira niko ugenda usobanukirwa ibi bintu ibyo ari byo.
kuko Imana ibaha ubushobozi bwo kuba mwakubaka, itanga ubwenge mugeze mu rugo, ibintu ukagenda ubisobanukirwa uko iminsi igenda ishira. Kandi ikindi cya kabiri, ino social media tuba turiho, nuvuga ngo nk'umuntu uri bwicare akadukurikirana abaye azubaka ejo ibi bintu yabyumva neza ku buryo ashobora gusobanukirwa akamenya ngo ibintu byagenze neza cyangwa nabi. Okay, weho reka nkubaze ikibazo tuhita dukomerezaho no kuri uriya tugira ngo twanzure. Wenda weho jya ku ruhande rw'umusore kugira ngo umusore amenye ko uwo yabikoreye yabimukoreye neza, kuko hari igihe twebwe mutugaya nyuma kandi mu by'ukuri mu gihe twari turi kumwe twumvaga igikorwa cyagenze neza, ariko ngiye nshaka kubyimekingira shuwa nkamenya ko aho mvuye nsize makoze neza kuko nkoze igikorwa cya nyacyo. Nzabibwirwa n'iki ko mbikoze neza kandi uwo twabikoze atambwiye? Rero ni ukuvuga ngo hariho imiterere y'abakobwa cyangwa se y'abamama. Ino miterere hari ukuba agira amavangingo muri we. Uyu muntu nimukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina warangiza ukabona ko ya mavangingo yabonetse, none nuvuga ngo amakuru yo kuba ibintu byagenze neza uzabibona kuri uyu muntu muri gukorana igikorwa, ari uko ayo mavangingo yaje. Ayo mavangingo ubundi iyo yaje n'ibindi byishimo biraba. None se Yego, ko njya numva yuko hari abantu bajya kwivuza ibyo bintu, bivugwa yuko abagore bose ayo mavangingo batayagira. yego, Kugira ngo bino bintu abantu ntibaze kubyumva ko turi kubiganira mu buryo bw'ibishegu, ni uburyo bwa nyabwo bwo gusobanurira umuntu, kubera ko abari kureba ikiganiro basanzwe babizi. Ni uburyo bwo kugira ngo tukinjiremo neza, ibyo tuvuga babyumve tudakoresheje sirenge, kuko icyatugenza ni ukwigisha abantu. yego, Nk'umuntu utayagira, usanzwe atayagira kandi babaho, yego, mbere y'uko tuza kubarangira babagira inama n'ibyo bakoresha kugira ngo nabo bamere nk'abandi. yego, Umuntu utayagira we, njye ndi umusore, nzabyirwa n'iki ko igikorwa nagikoze neza kandi ayo mavangingo nayagira, no kwivugira we ubwe akaba atabishoboye? ni ukuvuga ngo hari igihe uyu muntu muri gukorana igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, wowe urambajije ngo ubaye uri umusore cyangwa se uri umugabo, ubaye uri umugabo urimo ubikorana n'uyu mukobwa nani n'uyu mudamu wawe, wamenya gute yuko igikorwa cyagenze neza? Uyu mukobwa ashobora kuba afite uburwayi cyangwa se akaba nta experience abifitemo. Rero ni ukuvuga ngo kugira ngo uzabisobanukirwe cyane niba muri mu gikorwa nyirizina, bivuze ngo hari uburyo uri kubona ibintu biri kugenda. Aya makuru wowe ubwawe ushobora kuyibonera bitewe n'uburyo ki ibi bintu byagenze. Ariko uyu mukobwa cyangwa se uno mugore akaba adafite ikibazo cy'uburwayi, ni amakuru nawe ubwawe ugenda uyimenyera mu gihe uri mu gikorwa, ukamenya yuko ibintu byagenze neza. Kuko njya nkunda kubibwira abadamu n'abagabo, ntabwo niba ugeze muri iki gikorwa uri bugende ngo umere nk'umuntu wapfuye, ugende umere nk'aho umeze gutya. Ntabwo igikorwa ari cy'umuntu umwe. Ni ukuvuga ngo uburyo ki umugore ari kukwakira muri iki gikorwa nibyo biri bukubwire niba ibi bintu uri mu mwanya muzima. Nimba ubikoze, hariho n'ababikora bakabikora abandi bibereye kuri telefone, ari kuri WhatsApp akavuga ngo gira vuba nigendere, cyangwa se gira vuba uveho, sinjyewe uri burota avuyeho. Ahangaha nawe ubwawe uhita ubimenya yuko igikorwa kitari kugenda neza. Ariko nanone umudamu n'umugabo, iki gikorwa mbere y'uko bakigeramo bagomba kubanza gutegurana, bakabanza bakabanza kwiyumvana. Wenda hagati aho mbere y'uko tujya kuri Solange, turi kuri icyo kintu cy'abantu barambarara cyangwa se bakiryamira, igikorwa kigaharirwa umugabo. Yego, abantu bameze gutyo ubundi babiterwa n'iki? hari igihe aba atagukunze, hari igihe aba ari nta rukundo akigufitiye, cyangwa se nabiha agaciro ngo yumve yuko nawe biri ngombwa yuko ashobora gufasha uyu mugabo iki gikorwa kikagenda neza. Harimo nyine ababa biyumvamo yuko nyine kurongora, tubivuge gutya, kurongora ni uk'umugabo gusa, ntabwo ari uk'umugore. Umugore nta kintu bimurebaho, ariko burya
umugabo n'umugore mwese mugomba gushyira hamwe mugafatikanya kugira ngo umugabo yishime n'umugore yishime. Turaza kugaruka unagira inama abo bantu bameze gutyo. Hanyuma wenda sinzi ko inama mujya muzitangira hano kuri YouTube, ariko byanze bikunze hari uburyo mwabiteguyemo mubikoramo kandi buryo bwiza bufasha abantu. Reka tujye kuri Solange. Twari turi ku ruhande rw'umuhungu, weho Solange tugiye kujya ku ruhande rw'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa yarerewe mu cyaro, arakura, ibyo bintu rwose ntiyigeze abijyamo, ariko ajya yumva ibiganiro byacu akumva ko hari aho bikorwa neza hari n'aho bikorwa nabi. Uwo mukobwa nazagenda akabikora bwa mbere azabwirwa n'iki ko ibyo yakoze byagenze neza cyangwa byagenze nabi? yabaye yakurikirana ibiganiro kuri Shusho Media ntabwo areka kutabikora neza, cyangwa se uwo bari kumwe ashobora kubimubwira. Hoya turagira ngo byinjiremo neza. Ni ukuvuga ngo njyewe ngiye kubikora, social media ibiganiro dukora ntibiba bigaragara ngo ibimenyetso. Nk'uko uyu nguyu yatanze ibiganiro ubusobanuro avuga ati hari ibimenyetso umusore abona akabona ko igikorwa asize agikoze neza. Weho mukobwa, ikintu kizakwereka ko icyo gikorwa wagikoze neza cyangwa se wewe cyakugendekeye neza ni ikihe? Ku mukobwa se none se abagikora wenyine cyangwa abagikorana n'undi? Azaba ari kugikorana n'undi muntu, ariko buri wese buriya aba yitaye ku bye. Buri ikintu ngewe Kandi wenda uwo mukobwa ntabasha kwivugira, yigirira isoni. oya, aho ngaho niho hahandi twatangiye tuvuga ngo umukobwa ajya gushaka afite marene, Ni ukuvuga ngo cyangwa se afite mama we ugomba kumuganiriza. ubu ngubu reka mworohereza urugero. Reka weho ube marene w'abakobwa batarashaka, sibyo? Inama turi gutanga hari abantu bazazifashisha. Umukobwa ugiye kubaka ahuye n'umugabo we bwa mbere, ni ubwa mbere akoze ibyo bintu, azabyirwa n'iki ko babimukoreye neza cyangwa babimukoreye nabi? Nicyo kibazo. Icyo kibazo njye mba numva ko umubyeyi ugomba kucyigisha umukobwa ahari agiye gushaka aribwo bwa mbere. Ariko hari igihe uko umubyeyi byaba byaramugendekeye atari ko n'uwo mukobwa byamugendekera, kuko umugabo w'uwo mudamu ntabwo ari we mugabo w'uwo mukobwa, ahubwo twebwe nk'abantu b'abarimu bacu byanze bikunze hari ibimenyetso uwo mukobwa ashobora kubona akamenya ati iki gikorwa cyagenze neza. Nibyo turi gushaka gusobanurira uwo mukobwa, ku buryo atazanagenda abandi bamubwira ngo hari ababikora neza hari n'ababikora nabi, we ntamenye karita abarizwamo, kubera ko arabyumva gutyo gusa, ntazi ngo uwapfubijwe n'uwuhe, uwabikoze neza n'uwuhe. Burya umukobwa washatse ntayoberwa ibyo agiye gukora mu bintu. Yabibyirwa n'iki ko nta aba yarabikoze rero? wenda hari igihe katuvuge wenda nko ku bantu b'amasugi, hari igihe agenda ari isugi cyangwa se agashaka akagera muri uru rugo yaragiye nyine yarabikoze. Ni ukuvuga ngo rero abaye njye nyine ndi kuvuga uko mbyumva wenda ku kibazo bakubajije, sinzi wenda niba ari butubwire niba ari byo yari akubajije. Ni ukuvuga ngo niba ari isugi akagera mu gikorwa buno bwa mbere, urabizi ko abenshi biragorana. Muri uko kugorana bwa mbere habonekamo n'uburibwe, wenda harimo n'abava amaraso bitewe n'uko hari umutsi baturikije nk'umuntu utarigeze amenyera gukora iyi mibonano. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi wa mbere ntabwo ari bumenye ngo ese ibi bintu uburyohe bwabyo ni ubuhe, kuko niho bamufunguye. Ahubwo uko iminsi iri bugenda ishira, uko iminsi igenda itambuka, niho agenda yumva amenya ngo ni ibiki, niho agenda yumva uburyohe bw'ibi bintu. Kandi nabwo birajya bituruka ku kuntu uyu mugabo wiwe amuteguye. Urakoze cyane, ugerageje kudusobanura, ariko nanone ntugeze ku gisubizo. Muri aka kanya hari abagabo bubatse bamaranye abagore babo igihe kinini cyane, hari n'abagore bubatse bamaranye n'abagabo babo igihe kinini cyane, kubera ko buri umwe nta hantu yigeze ajya kubikora. Umugabo yabikoze we bikarangira cyangwa akarangiza, wenda tubivuge gutyo, aba yumva igikorwa cye kigenze neza. Madamu nawe ntagire icyo avuga kubera ko ntago azi neza na nabi, sibyo?
ariko se kugira ngo buri wese, we wavuze ku ruhande rw'umugabo, kugira ngo umugabo yasobanukiwe, turamenya ngo umugabo uzajya ukora ibi akumva bino azajya amenya ko akazi ke yagakoze neza. Umugore we kugira ngo amenye ko babimukoreye neza cyangwa se igikorwa yakoze agisohotsemo neza gikoze neza, ni ibihe bimenyetso azabona agahita amenya ko icyo kintu cyakozwe neza? ntabwo uwo mugore yagacecetse, ari byo tuvuga nyine, nimba icyo gihe bitamugendekeye neza. Gute nyine, gute niko ndi gushaka kumenya. Umugore atarangije, Yes, twashatse kuvuga nicyo kintu rero, icyo rero nicyo icyo gihe kintu. ntabwo agomba kubihisha, agomba kubibwira wa mugabo wiwe. Ni ukuvuga ngo rero icyo nicyo twaherekare muri guca ku ruhande. Yego, Icyo ngicyo uvuze, umukobwa yari ari muri ibyo bintu ntazi ibyabaye, kugira ngo we amenye ko ibyo yakorewe neza cyangwa ibyo yari arimo byagenze neza, ni uko abibwirwa n'uko byagenze bite, nuko yarangije. Siko mushaka kuvuga. Ubwo mu gihe icyo kitigeze kibaho, ntago igikorwa cyagenze neza. Gishobora kuba cyagenze neza kuri umwe, ariko ku wundi kitagenze neza. Bivuze ko rero hari n'umukobwa nanone utaramenya ngo kurangiza ni iki, ariko nimba wenda muri mwebwe hari umuntu wadusobanurira icyo kintu, cyangwa ngisobanure kugira ngo abantu bacyumve. nta kibazo, wenda wadufasha ukagisobanuraho neza, niba hari ubusobanuro bundi wenda twe twaba tudafite ushobora kubaha bakabyumva neza, nta kibazo. Yes, turi kumwe n'abajyanama bacu rero b'ubuzima ndetse n'ingo. Reka nanjye ngira akantu nsobanura kuri ako ngako, kuko hari igihe ushobora kugerageza kiriya gikorwa ari ubwa mbere utarigeze ugikora, umukobwa cyangwa umugabo mwese mukaba mutazi ngo ibyo bintu ni ibiki. Kurangiza ni cya gihe umudu mwatangiranye cyangwa ubushake mwari mufite mwese mwumvise ko butakaye cyangwa se burangiye. Tuvuge mwatangiye mufite kuraje mwese, mwumva ibyo bintu mubishaka, bigeza aho umwe acitse intege n'undi acitse intege, yumvise ko igikorwa ibibaye bimunyuze nyine birangiriye aho ngaho. Nibyo bita rero iryo jambo, aho uzaryumva hose uzumve ko ari ibyo ngibyo. Noneho mu gihe rero igikorwa kitagenze neza, ni cya gihe umwe azarekera aho ngaho kubera yuko we arangije cyangwa ubushake bwe birangiriye aho ngaho, na kuraje yari afite yumvise wanyuzwe, ariko uwasize hasi yumva ari bwo bigitangira cyangwa se akibishaka. Kandi hari abantu benshi bameze gutyo rero, ngo ugasanga ni naho havuye isenyuka ry'ingo. Ibyo bintu mwemeranya n'ababivuga? Yego, 100% cyane rwose. Umwe aratubwira nanone ku ruhande rw'umugabo, undi atubwire ku ruhande rw'umugore. Ni iki cyatera umugore kuba yasenya urugo rwe mu gihe icyo gikorwa kitagenze neza, mu gihe umugabo yabimukoreye ntibigende neza? Ahangaha ikintu cya mbere ni ukutagira ibanga. Niba umugabo wawe mukoze kino gikorwa cy'abashakanye, nturangize ibyo bintu, kuko harimo abo mu gihe mbikoze, harimo abo nagiye nakira batandukanye bo mu bihugu, mu bindi bihugu nabo hano mu gihugu cyacu, ikibazo bagiye bambwira numvaga ari ikibazo kimwe. Kuba utarangiza, warangiza ugaceceka, bikaba umwaka umwe, bikaba imyaka 2, bikaba imyaka 3, utazi ngo barangiza bate, utazi ngo umugore amavangingo ni iki, amavangingo ava hehe, esaza byagenze gute. Ibyo bintu warangiza ugaceceka, ni amakosa akomeye cyane. Niba ukoze igikorwa cy'abashakanye n'umutware wawe ntibigende neza, tinyuka umubwire, kuko nutamubwira hazavamo ingaruka nyinshi cyane zo kuba wasenya runo rugo. Kandi ubaye umwicaje mukabiganiraho, ukamubwira uti nyamara ejo twabigenze gutya, cyangwa se nijoro twabikoze ariko numvishe ntishimye, numvishe bitagenze neza, kandi ubujijwe kuba wamuganiriza n'ijwi rirerire, umubwira nabi, umugaragariza yuko ntacyo ashoboye, umubwira ko ntacyo amaze. Kuko hariho n'ababikora yarangiza ati ubu nawe wumvaga wanyemeje, ubu nawe urumva ukoze igikorwa nyine, ati ntaho ukoze. Ibi bintu ni amakosa. Iyo ugaragarije umugabo yuko bino bintu atabigukorera neza, ugasa nawe umushinja ikosa, umutunga intoki, urakaye n'uburakari bwinshi, ahora yisuzuguye,
ntabwo ajya yumva yuko ibi bintu byakosoka, ahubwo aho ahama yumva ko nanabikora biri bugende nabi. Kandi umuganirije neza witonze, ibintu mwabiganiraho mukabishakira umuti, mukareba icyo gukora. Murakoze cyane. Solange, nawe ugira inama ku bagabo, ku ruhande rw'abagabo ni natwe mukunda gushinja ibyo bikosa cyane cyane. Ese ubundi ayo makosa nabyo biba ku bagabo gusa? We inama wagira abagabo ni iyihe mu gihe igikorwa kitabashije kugenda neza? Hari abagabo baba badafite kuganiriza abagore babo, niko nabivuga, mu gihe bari muri kiriya gikorwa ngo babashe babinjize mu bintu, amuganirize yumve ko agomba kubyiyumvamo nawe. Icyo gihe niho hahandi rwa rugo ruzasenyuka. Abisaba ngo we wa mugabo we, nimba ugiye kwinjira muri biriya bintu, fata igihe cyo kuganiriza umugore wawe nk'isaha cyangwa amasaha abiri, biterwa. Muganire mwumve ko ibyo mugiye gukora ese ni ibiki, mubaze mwimve ngo ibyo mugiye gukora ni ibi. Niho hahandi ubwo bivuze ngo bariya baza bahita bafatirana tugende, ni amakosa. Ayo ni amakosa cyane. Icyo gihe wa mugore, niho hahandi wa mugore igikorwa cye kizagenda nabi, akagushinja ikosa. Wenda dusoza, hari akantu ngira ngo mukomozeho, tunaboneraho gutanga amanimero kugira ngo ibindi byo tuzagenda tubiganira, ni byinshi byo kuganira. Hari ukuntu ujya kumva ukumva ngo hari abadamu, ngiye kubivuga mu buryo bweruye, hari abadamu bagira amazi, hari n'abatayagira. Umukobwa washatse ibyo bintu akabyumva mu nkuru cyangwa se mu bandi bagore bagendana, ariko we mu rugo we ibyo bintu atajya abibona, akaba yakeka ko ari umugabo we utazi kuba yashaka ibyo bintu. Umugabo nawe agakeka ko ari umugore ushobora kuba utagira ibyo bintu. Ese abantu bose b'abadamu cyangwa b'igitsina gore barimanwe ibyo bintu? Keretse nk'abadamu babyaye. Burya abakobwa batarabyara ntabwo ibyo babigira. Wa mukobwa ubigira aba yarabyayeho, akabihisha cyangwa aribo babandi bakuramo amata, si byo se? Ko hari se n'abadamu uba usanga bafite icyo kibazo kandi aba ari uburwayi, aba ari inzoka se cyangwa ubundi burwayi. Hari umuti waba waragenewe uhari cyangwa se ubujyanama? Bisaba ngo yihatire ku kintu, ku buryo umuntu uyu munsi wari ufite icyo kibazo abitegeho igisubizo gikomeye cyane. Aduhamagare, tumuganirize, tumubwire icyo agomba gukora. Kuko twebwe ubwacu ikintu dukeneye ni uko umugore n'umugabo babana neza, nta kibazo kiri hagati yabo. Rero kuri uyu mugabo ukora imibonano mpuzabitsina akarangiza vuba, naho ibyishimo umugore wiwe, bikaba rimwe kabiri gatatu, cyangwa se akaba atazi no kuba n'ibyo bintu tuvuze atazi ngo bibaye cyangwa biza byagenze gute. Rero ni ukuvuga ngo hari ubusobanuro, ashobora kuduhamagara tukamuganiriza, tukamubwira n'icyo gukora, kuko gahunda yacu niyo kugira ngo aba bantu babane neza. Kandi ikindi cya kabiri njye nababwira, ntabwo mu cyumba cy'ibanga havugirwayo amagambo mabi. Mu cyumba cy'ibanga ni ahantu hagomba kuvugirwa nyine ibyahagenewe, ibyo kurwana, ibyo gutongana, mujye mubikorera hanze. Niba mugeze muri iki cyumba cy'ibanga, buri umwe yiyumve mu ndi kugira ngo mwubake runo rugo neza mwishimye, abana banyu bazabafatireho urugero rwiza rwo kuba muri ababyeyi babanye neza, abana babeho bishimye, mube muri umuryango wishimye. Iki cyumba cy'ibanga ni ukukigiraho atansiyo ikomeye cyane. Niba mugezeyo mwibagirwe ibyo mwakoreye hirya no hino. Mbere y'uko mutanga nimero, ndagira ngo kano kantu tugiye gusorezaho tukiteho cyane, kuko nako kari niryo jambo kenshi rigaruka mu gusenya kw'ingo. Umugore wanjye ni amazi agira, reka nzajye kureba abandi uko bimeze. Ugasanga benshi, sinzi nimba ari njye bivuze gusa n'abandi muri komenti barabivuga, ariko abenshi ariko none impamvu ubwo nkazanyemo turagira tumenye ese koko biriya bintu ni ingenzi cyane,
ku buryo n'umuntu utabifite yumva ko ari ikibazo agomba kwihutira kwivuza. Hari uwo utabigira akumva ari ibintu bisanzwe byoroshye kandi wumva bishobora kuzamuviramo gusenya, ariko se nk'amwe barimu bacu ni ingenzi cyane ku buryo umugabo utazi kubishakisha n'umugore utagira ibyo bintu ni ingenzi cyane ku buryo babikeneye bagomba kubashaka byihutirwa. bubatse urugo rwabo ari amahoro ntacyo biba bitwaye, kandi wumva hari igihe bishobora kuzabyara ingaruka. icyo gihe yatuganaga njye ikintu nshaka kumenya cyane, icyo kintu ni ingenzi cyane ku buryo umuntu utagifite nyine yumva ko hari ikintu abura. so ni ukuvuga ngo ubusobanuro nabaha wenda nkanjye wenda nk'ubushakashatsi nzi nashatse ku giti cyanjye, ibi bintu ni ingenzi kuko ni ibyishimo by'umugabo kandi no ku mugore. Abantu ntibatwumve nabi kuko turi kubaka ingo, no ku mugore wanyajijwe neza nawe abasha kurangiza kandi byoroheje. Rero urumva ni ingenzi kuko amavangingo hari aho atanga ibyishimo. Yego. Kandi iyo wubatse kanya umugore wawe muba mushaka urugo rubamo ibyishimo. Urumva rero ntabwo turi buvuge nabi ku bantu batayafite, ahubwo tugomba kubashakira igisubizo yego. Namwe ntimwumve yuko mutubatse niba utayafite kandi ukaba uri iwawe mu rugo, urwo rugo ni urwawe, ahubwo niba ufite icyo kibazo tugane kugira ngo tugufashe nawe ibyo byishimo biboneke. Icyiza gihari ni uko hari igisubizo cyabyo, atari ya ndwara yaburiwe umuti, hari indwara ahubwo ifite umuti. Yes, nimba mwese rero muhamanya uko muri aho ngaho imbere ya kamera, ndizera neza ko mwatambutsa nimero zanyu tuguhereyeho kugira ngo n'undi mudamu wenda utabashije kwandika muri komenti cyangwa se utazi no kwandika ariko akaba yabashije kureba kino kiganiro, azabahamagara basobanuze kuri telefone, amenye ngo mutuye aha, amenye ngo n'izo nama muzimuye nyine mu buryo burambuye. Ngaho tangira. Nimero yanjye ni 078314 078314 iyo nimero iri kuri WhatsApp, wakandika wahamagara twakwakira ukatubwira ikibazo gihari tukagufasha. Imana ibaho. Solange ngiye kukubaza ngo nayindi aho kuntu umuntu atanga imwe byo ku mugani ugasanga iyo nimero cyangwa ugire muteni. buriya hari ukuntu abantu bubu musigaye mwanga ngo gutanga Tigo ngo ni iy'abakene ngo ni byaroroshye, yabe muteni y'abatigo byose kubera iki buriya gihorere nivugire yanjye reka ntibaye nta nayo yibaye. Ni 0729464885 ni 0729464885. yego Solange nomero yanjye ni 0795978207. nkoresha n'indi ya MTN 0789309013. izo nimero zose ziba zihari, ushaka yahamagara nta kibazo. hari ibindi bintu akajya kuri channel bita Ibendera ry'Abera TV, naho yambona byose. hari ikindi kintu se gikomeye cyane mwamubikiye abantu mu bubiko ku buryo tuzaza tubiganiraho ubutaha. buriya hari akantu nshaka ko tuzavugaho ubutaha nimugaruka. urumva hari ukuntu umugore aba atazi, hari ukuntu abagore mwebwe impamvu ngiye kubivuga muri na hano ndagira ngo mbibabwire kuko ngiye sinavuga mugiye. hari ukuntu mumenyereye yuko abagore ari mwebwe mutegurwa. icyo kintu ndashaka ko nacyo mutangira mukakigisha ku bantu. umugore kwicara kumva yuko ari ugomba gutegurwa, ariho umugabo agomba gutegura. se ko mwashakanye urwo rugo mugomba kurwubaka muri babiri, weho nagihe weho ugomba gutegura umugabo wawe, ahubwo ibyo byo nabyo muzabigarukaho kugira ngo mwigishe abantu, munamubwira uburyo yabikoramo kandi bitagoye. hari abagabo bagira imishiya kubategura ku buryo n'umugore ashobora kugira ubwo akavuga turiya mugabo ukuntu ameze, nshatse kumuzanaho imikino bishobora kuba bibi, ariko mufite ubujyanama bw'uburyo uwo muntu ashobora kuba
yabigenzamo. Ibyo biganiro rero ubutaha abantu batwandikira muri komenti nicyo kintu nzababazaho ntibazacikane. batwandikire n'ibindi Babandikire n'ibindi bumva twazavugaho no muri komenti batubwire ibindi bibazo twazagarukaho nabyo mugende mubasobanurira. yego Mwakoze kuza rero kuri One More, turabakunda cyane kandi twizere ko tuzabahorana ibihe byose. Imana yo mu ijuru yabwe icyubahiro. Murakoze.